mwibutse yari afite ibyifuzo bitatu yego ariko icari kiremeye kintu cari cy'akazi yego turasenga nanga iminota 10 navuga ngo ngiye nguhaye akazi kumugisha kandi aho udafite icyerekezo ngo hayicerekeze yego njimye Imana k'Imana twumviye mu gusenga njimye Imana k'Imana avuze igasohoza kandi njimye Imana nekati we ubyakira uteye abantu baje bakugana ubu hano inyuma hari abahari hari abo mwamaze gusengana hari n'abandi bategereje nzakira neza nubwo imbaraga ari nge kuko umuririmbyi aririmbye ngo umutima urakunze kumurufita indege ngeya yego ariko uko Yesu anjoboje kose ndabonderanaga indama zayo yego turasenga ufite icyifuzo Imana ikagisubiza ufite ubugwayi Yesu akabukemura mbese mbona ndakibazo kingoye cyane yego hano ndi kubona 1 2 3 4 5 6 7 nundi uri mu nzu abari mu nzu bo ni benshi mu nzu se byarimo benshi ngwiki haleluya nuvuga ngo aba bose nabagutegereje ngo basengere buriya banga no tumaze gusangana iciciro cya mbere ngo barana barasenga mu ciciro cya kabiri. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho mere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abe mahanga mu Kinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibahe umugisha reka nshimire abantu bakanze subscribe mukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda no kuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya mfata urugendo nkajya kureba abakozi b'Imana batandukanye. Yego ubu ahamagaze ni mu mudugudu wa Rutagara akagari na Kayungwe umurenge wa Kanama mu karere ka Rubavu ariko cyane munyemere nsuza abantu bari Burayi hari impamvu by'umwihariko abari mu Bufaransa. Impamvu ni yihe naje ndi hatuma Imana Concorde ariko ndi intumwa y'umuntu uba mu Bufaransa ndabyibuka neza tariki 20 z'ukwezi kwa 9 yarantumye ati nyaboneka ngwino umpamagarire umuhanuzi witwa Tuyisenge Beatrice bazi ku izina rya Matenge. Yarebye ikiganiro abona impano imurimo yifuza yuko yamusengera nafashe urugendo ndaza ndamuhamagara aramusengera amaze kumusengera ibyo yamuhanuriye ntago byatinze gusohora ntago twenda kubivuga byose ariko mu cyo yamubwiye cy'ingenzi yamubwiye ati ufite ikibazo cy'akazi ariko Imana imbwiye kugiye kubona akazi vuba byihuse ati ikimenyetso uzatangira uzasoza umwaka akazi warakabonye tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 akazi yarakabonye yaragatangiye ubwo ro yantumye ati pe mbabarira ugende njye ntabwo ndabona uruhushya mu gihe nge ntaraboneka ngo nze shima Imana yanyuze mu mukozi w'Imana Matenga kampanura bigasohora ugiyeyo ugende umubwire yuko ibyo yahanuye byasohoye. Niyo mpamvu ndi hano rero ndi intumwa ariko nawe azafata urugendo aze ubundi dushime Imana. Reka mbasabe muze gutangira ikiganiro kaye munakirangize muyumvira imbaraga z'Imana. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu.
shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya utabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa biguca ngo umujyane Burundi ntabwo usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa biguca ngo umujyane Burundi shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya yego bakunzi ba Concord TV show nkuko nababwiye yuko nafashe urugendo mvi Musanze nerekeza mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Yungo umurenge wa Kanama ngiye kureba umukozi w'Imana Tuyisenge Beatrice Matenge mama nzamukosha ayose na amazina ye giza amahirwe ndahamusanze kandi nsanze ari muzima. Amen. Mateo raho. Ego. Haleluya. Amen. Umwami arakurinze. Yarandinze. Nutabimbwira bya bindi ndarakara kandi ngomba guseka. Yesu yarandinze namwe yarabarinze. Nukuri nahabwa icyubahiro. Yarakoze. Yego. Reka rero udutangirize n'isengesho ngo Imana tuyobore muri iki kiganiro. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Mana igira neza. Mana irebera hose icyarimwe, Mana ituzi kuruta uko twiyizi, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye kwindego gukomeye kwakomeje kubana natwe, bamicuko byujura ducungiye umutekano waduhagazeho, hari benji bajyamye basinziriye ko, hari benji buke bamaze gusoza urugendo, ariko twebwe watwimanye izina gye rihabwa icubahiro. Tugushimye yuko abanye natwe mu gitondo kugeza kuri amasaha, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimye ko ducunga umutekano muri umwaka twatambutse, waduhagazeho, hari byinshi byadushakishije, hari byaduhiza imbande hirya no hino, ariko ndagushimye ko wagwanye urugamba, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ndasenze muri iki gitondo kurango uzubanemo natwe, udushigikire kandi utubere ku rugamba. Ico duheje ni imyuka mibi mw'izina rya Yesu Kristo, ico duheje twanze gukora kwa Satana handu mw'izina rya Yesu. Ndagushimye ko waturinze, warinze ubwoko bwawe mu rugendo, ndetse warinze n'abavyeyi baradukiye aha handu. Iri joro wabakozeho imirimo n'ibitanga
igitangaza izina rye nirihabwa icubahiro Amen. ndagushikanye natwe n'ubwo mwaka twatambutse ibyadushakishe byabaye byinji ariko ndagushimye kutabyemeye warinze ababyeyi biremera urinda abagabo urinda ababyeyi izina rye nirihabwa icubahiro Amen. ndagushimye ro papa ko muri iki gitondo aduhirije ahantu ndabwo twaraye hamwe ariko ndagushimye ko wabyemeye izina ryawe nirishimwe Amen. tugiye kwinjira mu murimo w'ibikorwa byawe utubere Imana kandi utuzenguruke we amagambo tuvuga bari amagambo yo gushimisha ubwoko bwawe kandi wadukurikiye no bahereza umugisha mwino misi nyiringabo Imana harafite ibibazo warengera hari abakobwa warengera izina rye rigahabwa icubahiro hari ababyeyi warengera izina rye rigahabwa icubahiro hari abapapa warengera izina rye rigahabwa icubahiro ngo reka byose bukushaka mbere gatambika umusaraba urakoze Amen. Mateo uraho Imana yarakurinze yarandinze uyu munsi tuyiteka 17 z'ukwezi kwa mbere 2026 2025 wayisoje ute twahirukanaga umwaka ushize nayishoje neza ndaciye satakoze yego kubunana ise waraye naraye kubunani naraye hano muri bako mwaka wawusoreje nawushoreje hano uri gusenga ndi gusenga ngo pe cyari ukurya akanyama ya twaturi gusenga ndabizi twaturi gusenga ndabizi pe yego kujya rero ntaza gutinda yego icyanzanye reka nkivuge hakiri kare naherukaga hano urebye cyane reka mvuge icyo cyanzanye igihe biheruka habaye tariki 19 z'ukwezi kwa 9 umuntu arampamagara uri mu Bufaransa yararebye ikiganiro twagiranye akubonamo amavuta y'Uwiteka kandi gushima Imana ko nubake kuriho yarakoze yego angi jambi atariko uramu mama namushatse kuri telefone ndamubura urumva ndabya ntero afite smartphone ariko ntaramenya kuyikoresha ati se none ko mushaka cyane ndabwa ntero ibyo Imana ikora ni ntabwo Imana itanga byose umuntu ashobora kugira ubumenyi bwo mu ishuri akagira uti ariko nawe akagira icyo atazi ni nawe iyo umuhamagaye ngo gusengere Imana ikubwira ibyawe utaranabimubwira niyo Mana arayifite ndi umugabo wo kubihana nariko yo gukoresha telefone cyane cyane ibyo bya WhatsApp ntabwo arabimenya sibyo ndabimenya neza kuba n'imirimo myinshi yego ati se none ko mushaka cyane ngo nsengere uramfasha iki ndabwira nti rero umunsi nzasubirayo nta kibazo nzagenda nguhamagare kuri WhatsApp agusengere ati se ni ryari ndabwira nti ntabwo nzi gahunda ati wambabarira nkaguha tike ejo ukagenda ariko akansengera yego nanjye niro nibyo niyemeje gutumika wakoze ndaza icyo gihe tariki 20 z'ukwezi kwa 9 ndamuhamagara uramusengera ibyifuzo yari afite Imana ihita ibimubwira yego haleluya amena ndibuka hari icyo wamubwiye reka cyo tukivuge kuko ntabwo ari ibanga ni ugushima ntabwo ari ukwirata ni ugushima Imana yabikoze yarakoze mu byifuzo yari afite harimo igikomeye uramubwira ngo kuko wowe ntabwo wabyibuka ni sheke ngende kubyibuka ndaho nabyibuka urangije wamubwira uti uhangayikishijwe n'ubushomeri ariko Imana irambwiye ko uzasoza umwaka ufite akazi amena yego ndavunagura uravunagura bibaye tariki 27 z'ukwezi kwa 12 arambwira ati rero unsengero hamagana wa mama nawe mufatanye mu nsengere tariki ya mbere z'ukwa 12 mfite ikizamini cy'akazi amena nanjye ntihumura wavuganye n'Imana itajibeshya ubwo isezeranya igasohoza ni wowe wizere gusa yaragiye akora ikizami tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 arampamagara mu masaha 8 ati cya kizami ndagitsinze amena tariki 2 z'ukwa 2 yahise atangira akazi arangije ati mana yanjye niko natojwe gushima none wa mama muzongera kubona na ryari ngo mushimire shime n'Imana yabikoze arambwira ati ndi guteganya kuzaza mu Rwanda ninza uzanyemera n'ubundi tujyaneyo ariko mu gihe ntarabona ukonza nyemerera ugenda ujyeyo
sibyo Yego. umubwira uti Imana yasenze Amen. Imana yamuvugiyemo ibyo Yarakoze. yavuze yarabisohoje. Yarakoze. Haleluya. Amen. Ibyo yavuze yarabisohoje. Warakoze, Ubwo rero Papa. nicyo cyanzanye. Ni umuntu wo mu Bufaransa, ntabwo ndavuga amazina ye, Uramuvuga izina. ntabwo ndavuga amazina ye, niwe wantumye ambwira ati akazi wamuhanuriye mu kwa 9 yuko azatangira umwaka yarakabonye, azasoza umwaka yarakabonye, ati narakabonye. Umubwira uti Imana imukoreramo ni Imana nyamana, ni Imana itajya ibeshya. Amena. Nicyo cyanzanye. Yarakoze. Sinzi niba uri kumwibuka. Ndamwibutse. Yari afite ibyifuzo 3. Yego. Ariko icyari kiremeye kintu cyari cy'akazi. Yego. Turasenga nanga iminota 10 navuga ngo ngiye nguhaye akazi k'umugisha kandi aho udafite icyerekezo ngo hayicerekeze. Yego. Njimye Imana ko Imana twumviye mu gusenga. Njimye Imana ko Imana avuze igasohoza kandi njimye Imana neka atice gucyo kuyongeye kwibuka umwanya twagiranye. Yego. Njimye Imana rero ko rwose yabikoze. Imana ntihabwa icyubahiro. Amen. Yampaye n'imfukire nayizanye namaze kuyigushyikiriza. Ndayakiriye. Namaze kuyiguhereza. Ndayakiriye. Mushimire nawe rero. Ndamushimye kubera ko nawe yabaye umwana mwiza, kuko burya no gusengera icyifuzo biravunaga. Njimye ko nayibutse ko umuntu yabona n'agasabune. Nukuri pe. Agasabune yohereje ndakakire mu izina rya Yesu kandi nakabonye kaneje. Yego. Ntabwo tukavuga ni agasabune kawe kandi uzagakaraba neza unoge. Nagasabune kandi Yesu akomeze amubere maso. Yego. Kandi akomeza amushigikire. Kandi ko Yesu yavuze wese ndawizagenda mideni. Nukuri. Ndawe. Nukuri. Ico Imana avuganye nawe gitegerezo ufite kwihangana no kwizera. Nda muntu numwe Yesu azagenda mideni. Yego. Mu murimo se bimeze bite? Nkunda kwibariza abahanuzi nti umurimo w'Imana ubumeze uti? Uyu mwaka twatangiye. Uyu mwaka twatangiye. Umurimo w'Imana ndakoze kugenda neza. Yego. None se nageze aha? Namaze isaha ndi hanze ntarakubona. Bari kumwe n'abandi. Baratwebwe guno tugishaka kugikuma. Mwasanze turi gusenga. Yego. Kandi nabo twabyukanye urupabona ngabo baricaye. Yego. Baratwebwe mbese kwikora kwacu no gusenga. None se wowe ubyakira ute abantu baje bakugana ubu hano inyuma hari abahari, hari abo mwamaze gusengana, hari n'abandi bategereje. Nzakira neza nubwo imbaraga ari nge. Kuko umuririmbyi aririmbye ngo umutima urakunze kumurufita indege ngeya. Yego. Ariko ko Yesu anjoboje kose ndabonderanaga indama zayo. Yego. Turasenga. Ufite icyifuzo Imana ikagisubiza, ufite ubugwayi Yesu akabukemura. Mbese mbona ndakibazo kingoye cyane. Yego. Hano ndi kubona 1 2 3 4 5 6 7 n'undi uri mu nzu. Abari mu nzu bo ni benshi. Mu nzu se byarimo benshi. Ngwiki. Haleluya. Nuvuga ngo aba bose nabagutegereje ngo basengere. Buriya banga no tumaze gusangana iciciro cya mbere. Ngo barana barasenga mu ciciro cya kabiri. None se abakunda kuza hano ntabaza bafite ibihe byifuzo. Icyifuzo cy'ubugwayi ibyifuzo ni byinji. Wagira icyifuzo cy'ubugwe cyara kwereka arande ku mbesi ku buzima. Wagira icyifuzo cy'imibereho itakubereye myiza. Yego. Wagira icyifuzo wenda si cy'inzara. Wagira icyifuzo si cy'amadeni. Wagira icyifuzo cy'umuryango urimo. Yego. Urukumva ko ibyifuzo biratandukanye. Nukuri. Kuko buri wese afite icyo cyifuzo. Ariko materika nkubaza iki kibazo. Nuwuhe muntu wasengeye cyangwa se wahanuriye? Nawe pe ukiba hari ukuntu wanura ibintu ukarebesha nk'amaso y'umubiri. Nubwo ushaka guhanurira umuntu none nyuma warebesha amaso y'umubiri wareba ukuntu usanzwe umuzi uti koko ibi bintu Imana imbwiye ngo mubwire ni koko ibi
ibi bizasohora nawe ukagira nko gushidikanya hari ibyo wibuka byigeze bikubaho ngoda byashoboka ko umuntu Imana gutuma ku muntu yego wakurikiza ibyikubwiye nuko ahagaze nawe mbese ukamanza hazamo ngo ukagenda imakubwira toje genda ninge uvuganye nawe agenda ukamubwira hataramaranga iminsi 3 nangwa 4 nangwa 5 icyumweru kuko niby'Imana gutumye byose birasohoye yego ntawe byigeze biza ubutumwa bukaza ariko nawe ugatinya nyuma bugasohora niba ubyibuka ugago tubwire ndi kwibuka hari umugabo Imana yandumyeho ndabwo ari buno vane muri corona yego cyo gihe twarasengaga ariko none mbese ngabona mu gusenga mbese ngabona ashatse ngo kubifatana batisi urasenga guta abandi aba inzengero zifunze yego Imana imundumaho yego ndabwo muvuze izina Imana imaze kumundi bambira ngo ibyo ngutumye ikimenyetso cyabyo ndakoze kurasha utakibonye yego buro narakibonye bihita bisohoka nawe yarabibonye yego nawe yarabibonye yego ntawe gupinze cyane saka gupinga nyine ni urugero sibyo nyine uko dusenga abapinzi babamo yego nabo kwemera bakabamo guramuri kuri umuntu gwacu ko dukora ko gusenga nyine dufatanyije n'Imana ugomba gusengera umuntu by'umusenge bigasohora yego ugasengera nundi byatinda gusora akagupinga yego nangwa se akanagupinga mutanasenganye ibyo bibaho cyane ko hano ni mu cyaro rumva kenshi bakunda kuvuga ngo nta n'umuhanuzi mu babo w'abaturanyi cyangwa se abandi bantu musengana ku rusengero ubona mubanyute njewe icyo nashimiye Imana cyane cyane nuko gusengera ku musozi ndondo byambangayikishije cyane yego kuko akenshi n'abatonyi turasengana abo ku toro tugasengana yego gurondo byanguye cyane reka ngusetse rero ko nawe ngira amagambo reka ngusetse urumva ngiye naje hano ndangije caca eka muvuge ntabwo ndamuvuga izina ncaca mudugudu ndangije ndamubaza nti se ko numva ngo Matenga arasenga nayinje hano niko numva Matenga arasenga ni koko pe nawe ndakuzura umudiyakoni uri n'umunyamasengesho ni koko Matenga arasenga by'ukuri urumva turaganira turi hano ruguru iwawe yego hangije ati rero ati reka nkubwire ukuntu Matenge Imana imurimo arambwira ati hari igihe umwana mukuru wanjye duturanye yaje kumbyutsa 8:00 arambwira ati wa mwana wanjye byarangiye yapfuye pe ati si none twajya gusengesha urumva none uwo mukuru we abaramubwira ati reka tumanuke tujye kwa mukecuru kwa ziripa twese twasengeyeyo undi ati si none urabona ko Matenga ari aha hepfo kwa ziripa kwari kure twamujyana kwa Matenga asa n'ushidikanyijemo gatoya undi aramubwira ati tujye kwa Matenga biza kurangira ngo babyemeye baza ahangaha yarambwiye ngo yarahageze sinzi nabaza kumbwira yarambwiye ngo barahageze urasenga ngo nyuma y'iminota nk'icumi umwana ngo yahise abamuzima arabaza ngo mbese ngo kondi hano kai ko nzi ko naryamye mu rugo ati ko ndahangaha sinzi hari niba ndabyibutse ngende kuyibara nk'imbarirano none wowe yimbwire wowe nyirayo niba ubyibutse ndabyibutse ari nga 5:00 z'ijoro yego ariko ngabana kujyama nasinze Imana yambira ngitegura umugwayi araje ubwo yabaye nga 5:00 z'ijoro ubwo ngiye kumva numva abantu bari kuyombera hanze bamuzanye mu maboko ari ngabagabo bagera nko muri 4 yego ubwo mba ndakinguye ngiye ko nambona umugwayi bazanye ndakingura turasenga we mbega ndo yarari muri koma twarasenze turasenga Imana iza guhishura umuti yego turangije turawumuhereza
ubwo yari umukobwa w'ingumi ubwo twikora turi Imana ikoze igitangaza muri ako kanya yego yaje amufasha mu muri ako kanya yise yizamura ari kugenda ndakibaza yego mudugudu yarambwiye ati rwose bwaki yajya ku ishuri bwaki ari kuja kwiga yego hari Imana yakoze ni ukuri ni Yesu yaragikoze ndabibona nta murwayi uraza hano nawe ubwawe wajya kumusengera ukumva ugize ubwoba uti ko nigenje ko kuyagacira undi murwayi waje mbese mbana nanjye bati Imana urugamba koko mbese ndavandika urugamba nduharira Imana urugero ngura mubyeyi uri hariya yazanye umwana yarari rwose umwana aragendaga yuko nambona yamuzanye abaye akarema amaguru rwose gabaye paririzi yego yamukramo yamuhagarika umwana akanga guhagara yakica umwana akanga kwicara uvuga ndi Imana kuko Imana ibi ni ibiki nuko cikuza numva muri nje ndakomeye nizirambye ngo musengere kandi umwana mukanya yahita hagarara umwana yinjiye mu nzira muzana nje na nyina turasenga tumaze gusenga cyo kuri Imana irambira ngo koresha umutugunugu ndagukoresha ngiye ko rambura umwana rwenge arahagaze yego ningope nane ngo mvenzi karaza nuri kwisha ku nkiye nuri yurukwisha mbese Imana akoze ikomeye kuri uwo mwana ndabwo ariho muhagarika ngo yemere ndari yo kica no kujya mandari yo jya yego iri yabaye paririzi hose ubuzima bwe bwahagaze nuko cyo koza muri nje ndinya kumusenga numva muri nje mbese gize gushidikanya bijirambye ngo humura ninjo aguturanye kandi ugiye kuhanura gamba bireme yego turasenga nyina arari kurata umwana wanje ndanguyeho ariko nyuma ng'iminota ng'icumi tubona umwana arongera arahagaze yego gorondi gushima Imana ko rwose ibyo kunganga Yesu ambaga hafi amena Yesu ashimwe cyane ase ndikona hano hari abaje bategereje ngo basengere sibyo ahubwo hari icyo ndi kwibaza tuvuga ngo tugere vuba nabo ubasengere pe sibyo yego kugira ngo basengere kuvuga ati Mana yanjye uriya munyamakuru yarangiza kuganira vuba n'umunyamasengesho wacu akadusengera oya ndakibaza umwanya turabana ni muremure kurusha urwawe reka ngiye vuba ahubwo hari icyo ndi kwibaza ugenda kutugezaho ijambo ry'Imana mu kanya ahubwo hari icyo ndi kwibaza ko ndi kubona uburi depite yego ko nzi ko ubudepite burushya ubu uri kubihuza n'iki ko akenshi iyo umuntu ageze mu mezi ndi kubona ugezemo n'intege zitangiye kuba nkeya ubu uri kubishobora ute nyine nakubwiye ngo hari umuririmbyi uririmba yego umutima urakunze ariko murufite indege ngeya ngo nubwo mfite indege ngeya pe ariko Yesu akunze kunjoza rimwe na rimwe niyo mpamvu ku telefone abantu bambuze iyo mvuganye n'abantu 3 4 5 ubwo numva ngo mukaguhaye muke yego narangiza ngayikuraho niyo mpamvu uzi ukuntu ushobora gushaka niyo mpamvu abantu benshi bambuze mbese ubuno kuri telefone abantu barambuze yego ariko ni by'akanya gatoya nishimye yego nibazaga impamvu telefone nyine idakunda kuboneka kuko igihe urimo no kuvuga kuri telefone cyane ntabwo ari byiza nkwikije n'ukuntu abantu baba bari guhamagara bihangana bazajya bashozwa cyakoze iyo wageze hano birumvikana ariko amatelefone urabona ntabwo ndi umuhanga mu by'ubuzima ariko uko biri kose kuba umuntu ari umudepite niyo terime nakoresheje ariko ngira ngo abantu bakuru barayumva n'ubundi akavugira kuri telefone igihe kirekire ndumva bitari byiza cyane yego kujya mu mwanya kutugezaho ijambo ry'Imana kugira ngo tutaza no gutindira aba bantu mbese ngubu Imana irihagije muri byose yego Imana ni umukozi w'umuhanga ni ukuri ngura mu by'irogorosha umwenda w'ubururu yigeze kumbyutsa ari mu gitondo karekare yego yari afite umwana yarembye sinzi n'ukundi nongeye kubyibuka nari namukumbuye yarembye yanoze akaza kubitubwira yanoze mbese Imana rwose yari yanoze yarembye mukubisa amaso ndetse Imana koko uyu mwana aragiriza cyo koza twarasenganye turasenga
maze gukora imirimo n'ibitangaza yego ngiye gukora mbona umwana aratsimbutse amen ubwo rico njimira Imana rwose nuko nzengana n'abaturanyi banje bafite hoze ngo Imana irabikemuye yego dore ngaba ndawakuru urimo madamu wa Karaguha niwe sura kuvuga suraza kubivuga muraza gutanga ubuhamya sawa nono Mateo uziko tugiye kubigenza reka ubanze tugezeho ijambo ry'Imana iki kiganiro cya mbere tugisoze noneho ushaka kuza gutanga ubuhamya nawe araza mwicarane n'ubundi avuge uko tuba dushaka kugendana n'iki n'ibimenyetso pe n'ukuri kandi akenshi bavuga ngo nta muhanuzi mubaho ariko no tugaragaze yuko Imana yategetse umva uhanura hose yo Yesu yabyemeye yego mbese ubundi guri umuntu ukwirata Yesu n'ukuri kubw'umwana w'umuntu ndi yabyishoboza cyane pe ni Yesu wenyine ubigiramo uruhari ni Yesu wenyine utanga imbaraga kandi ni Yesu wenyine ukora igitangaza kigakoreka yego no kubwanje sinamya niwe bituruka uretse Imana n'ukuri pe mbese rwose Imana ndaco nayishinja hari igihe cy'umuntu akona yuko ugayitsimbira imbere y'Imana uri w'igiciro n'ukuri ubwo ronje Imana yuko ndamuntu urangwa mu maboko n'ukuri ndandumbirangwa mu maboko kandi njimira ko ndamuntu uranga nafite ikibazo ngavuga mbese kibure kudakemuka n'ukuri ngo pe batwereka ufate Bibiliya tuvugeze ijambo ry'Imana nko mu minota 5 yego dusoza ikiganiro cya mbere kugira ngo tutivugira ibyacu gusa noneho tudasomye Bibiliya ari umuntu uvuga ati ikiganiro mucyangije mudasomye muri Bibiliya ngo ubwo mwaguye yego Nebereza buri 118 Zaburi 118 yego hereko umurongo dusomera cyo gice yego twumva uko ari kutubwira Zaburi 118 kadusome mu izina rya Yesu nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose Abisirayeli bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose inzu y'Abaroni ivuga iti imbabazi ze zihoraho iteka ryose abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka aranyitaba anshyira ahantu hagari Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye amahanga yose yarangose mu izina ry'Uwiteka ndayarimbura yarangose ni koko yarangose mu izina ry'Uwiteka ndayarimbura bangose nk'inzuki bazima nk'umuriro w'amahwa mu izina ry'Uwiteka ndayarimbuye wansunikiye cyane kungusha maze Uwiteka arantabara Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye kandi yahindutse agakiza kanjye nkomeze yego ijwi ry'impundu bavugiriza agakiza riri mu mahema y'abakiranutsi ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukora iby'ubutwari ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gushyizwe hejuru ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukora iby'ubutwari sinzapfa ahubwo nzarama haleluya ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze Uwiteka yamannye igihano cyane ariko ntiyampaye urupfu munyugururira amarembo yo gukiranuka ndinjiramo nshima Uwiteka iryo ni ryo rembo ry'Uwiteka abakiranutsi nibo bazaricamo ndagushimira kuko wanshubije ukampindukira agakiza ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka ibyo byavuye ku Uwiteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu uyu niwo munsi Uwiteka yaremye turawushimiramo turawunezererwamo Uwiteka turakwinginze udukize Uwiteka turakwinginze
inzu duhe kugubwa neza. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Tubasabiye umugisha mu nzu y'Uwiteka. Uwiteka ni Imana y'imbaraga, ituvushirije umucyo, muboheshe igitambi imigozi, mukijyane ku mahembe y'igicaniro. Ni wowe Mana yanjye y'imbaraga, nzagushima. Ni wowe Mana yanjye, nzagusingiza. Nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. 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 Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuba ibyo kuna kuri iki gitondo cy'ugu munsi wa none, na amashimwe rutayandi yose. Nukuri. Amen. Amen. Kandi urebye neza no mu gumaka tuzimara ico Yesu yakoze cyane. Imana yarakurinze, nange Imana irandinda. Indambara zabaye nyinji, bazo biba byinji, ariko Yesu ndabwo yabyemeye. Nukuri. Muri iki gitondo ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ngo ahabanzi wawe barahagurutse ngo baraduhira ng'inzuki, ariko ngo mu izina rya Yesu ayo marembo Yesu yarayarimbuye. Nukuri. Muri ugu mwaka hari byakuzengereje byinshi, muri ugu mwaka hari bitero Satani akugabyeho, ariko ico njimi Imana nuko Satani atavugirije imbundu kunesha. Nukuri. Mibazo byanje Yesu arahabaye. Nukuri. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Muri iki gitondo ijambo ndaye kuvuga ngo tunga kwizera byose bizashoboka. Nukuri. Amen. Amen. Nuguru ko nakwari birenze ngo mbi imbere yawe, ariko ndakerenga ijambo Imana yavuganye nawe. Nukuri. Nubwo uruko nako hari ibicitse, ariko ngo ubwira ngo humura. Imbere gato ndabwo ari gupfira naho gutabara. Nukuri. Imana itugirire neza. Amen. Muri uyu mwaka rata twavemo ari benshi bagutambutsemo, benshi bakoze imbanuka, abandi bapfimba zitunguranyije, abandi mbesi bahura n'ibibazo birenze ko twebwe Yesu yaraturinze. Ashimwe cyane. Imana arinze abagabo, Imana irinda ababyeyi, Imana irinda abana, Imana iturindira urubyaro, ndaca Imana itakoze. Nukuri pe. Ariko muri kino gihe tugezemo usabwa kwa ngo wambare imbaraga. Yego. Amen. Amen. Kuko igihe kirageze ngo Yesu ariyiziye, aneje kurukunda kiranutse mu byayo. Nukuri. Imana ije kura niba umurimo kutaravanga vanze ibintu. Imana ije kureba ko utatesutswe mu byayo. Imana itugirire neza. Kuko muri no minsi rata abantu benshi bari kwihimbaza ndetse bakishira hejuru. Yego. Amen. Amen. Bive bibyanze ariko ndi kubona byemeye, Imana ishimwe. Nukuri. Imve ndi kubabwira ngo ni mwihangane. Yego. Ndahandukure Yesu atakura umuntu. Nukuri pe. Dufite indirimbo itubwira ngo iyo birenze ingombe ndagwe bararenga ijambo Imana yavuganye nawe. Nukuri. Ngo rongo ubwira ngo mu ndambere guhura nazo mu bibazo byufite, ngo ubwire ngo ihangane ndabwe Imana izakugenda mideni. Nukuri. Bari ico Imana yavuganye nawe ugu mwaka izagisohoza. Yego. Ariko Imana ndabwo Imana itabara umuntu yegereye. Imana itabara umuntu uri gusabana nayo. Nukuri. Muri ino minsi yewe mwana w'umuntu uri aha hantu usabanye n'Imana gute, ubanye n'Imana gute. Imana itugirire neza, ahigwa uwizasanga ataravangavanze ibintu. Yego. Gusoro muri iki gitondo abari kunyumva n'abangurikiye babwire ngo ni mwihangane, ndakeragezo kitagira iki iherezo. Kandi babwire ngo uyu mwaka rata mwirinde kugira ngo mwiteranye n'Imana. Yego. Amen. Amen. Yewe muntu wese urahangana ngo asi umuntu ngurikiye urinde kwiteranya n'Imana. Nukuri. Kuko mwino misi abantu benje gukina n'Imana. Ariko burinde kugira ngo ukine n'Imana. Wayikinisha kure ko yije kugukinisha rata. Mbese wese amenya ko Imana wahuye nayo. Imana itugirire neza, kigiye tugezemo mbwira bangurike ngo ni mwihangane, musenge mutitirize, Imana ayifite umusaruro iraharinda. Niba Imana igufite umusaruro izakurinda. Izakurinda ibyo kuguhungabanya, ikurinda ibyo kugusenya umutima, ikurinda ibyo gutuma ushungerwa kubera ko ufitanye nayo iki isezerano. Yego. Imana itugirire neza rero muri iki gitondo utunga ijambo ryitwa kwizera, numara kuritunga neza rikakwinjira
ndahandu kure Imana itazagukura. nukuri Imana itugirire neza. Mwino misi abantu benshi basubiye inyuma, abantu benshi baradamaraye, ariko ndikubwira abo tukumwe n'abangurikiye ngo ndimudamarare, kuko isi yagushuka yiba bikakunezeza, ariko ni iby'akanya gatoya. Isi yakora yuko muri kumwe jikagusezerera. Amen. Buri mwe wese udukurikiye rata, nshatse kumubwira ngo ico yamenye yirinde kukirekura, ico yafashe yirinde kugitakaza, ico wamize wirinde kukigarura, kuko byanga byakunda muri ugu mwaka. Yesu araje aje guhana no guhemba. Imana itugirire neza muri iki gitondo. Urebe uko ubanye n'Imana, nanjye ndebe uko mbanye n'Imana. Nibara wateshutswe wisura wikosore, ubwira Imana ati Imana mbabarire, kuko biranditswe ngo no gutungwa tuzatungurwa. Imana itugirire neza. Ariko ngo nongere ngo ubwire ngo ntwari ico Imana avuganye nawe, ubwire ngo komera ushikame, Yesu aje gusoza icyo yavuganye nawe. Niba Imana arakuvuzeho, Yesu ndabwaza kugenda mideni. Niba uri umukwe Imana akakubwira ati nje wa mukobwa we nzagukoreshereza ubukwe, nzakugira w'igiciro, ngubwira ngo ndagimana izakugenda mideni. Niba uri umubyeyi Imana ikaravuganye nawe, humura nubwo isano ryate ndiko rirasohora. Amen. Ndabwira Imana ivuga iki itazakora. Ndabwira Imana avuga ngo nzagura byo ngira ukwime. Ndagimana avuga ngo nzakuranga ibire kukurengera. Imana itugire neza. Icyo usabwa kuranguke mu mirimo yawe no mu byayo kugira ngo nikure bikwishimire. Amen. Ngo dusomere Zaburi ya 58 twumve kuri kutubwira ariho dusozereza. Yego. Zaburi ya 58 here ku murongo waho wa mbere. Zaburi ya 58. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Witsemba. Ni Zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu. Mbese guceceka niko mucisha imanza zitabera, mw'abantu mwe, mbese muca imanza z'ukuri, ahubwo mukorera ibyo gukiranirwa mu mitima yanyu. Urugomo rw'amaboko yanyu nirwo rubanza mucira mu gihugu. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Mana ubavume amenyo, Mana ubavune amenyo mu kanwa kabo. Uwiteka uca imikaka y'iyo migunzu y'intare. Buzuruke bakame nk'amazi asuma cyane, agitamika imyambi ibe nk'ibishishibano. Babe nk'ikijonjorerwa kiyaga kigashira. Babe nk'ikirambo kitigeze kureba izuba. Inkono zanyu zitarashyushywa n'umuriro w'amahwa. Imana izayajyanisha serwakira, amabisi n'amacanywe byose. Umukiranutsi azishima nabona uko guhora, azogesha ibirenge bye amaraso y'abanyabyaha. Bizatuma abantu bavuga bati nukuri hariho ingororano y'abakiranutsi, nukuri hariho Imana ikimanza mu isi. Amen. Kuri buri wese afite ikiri kumucira urubanza. Nguko iri jambo ritubwiye, hari abari kuducira imanza, hari abari kutwigaho tudahari, ariko ngo ubwire ngo humura. Yego. Amen. Watambuka bakakwigaho, wagenda bakakwiga, ariko ngo ubwire ngo hari Imana arata iruta imvugo y'abana b'abandi. Yego. Imana itugirire neza. Ngo muri ino minsi tugeze muri atanu benjere kwikunda gakunda n'imbiya. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abo ngabo ngo mbese Yesu ari kutubwira ngo bene abo ngabo rata. Ndabwo imigambi bizama ku buzima bwawe, ndabwo izama ku buzima bwacu.
iri kutubwira ngo bameze nk'ibirambu bivutse bitareba. Kandi kuko umuntu kugabyeho igitero rata kureka ko ari umuntu wawe, akureka ko ari umuntu muri kumwe, akureka ko ari umuntu mbese muzafatanya mu bibazo, ariko rata ngubwira inshuti nyanjuti ni Yesu. Wagira amaze umuntu akakwihakana akakugabaho igitero, umuntu mbese akumva yuko ndabuzima wagira, nangwa se umuntu akumva yuko tutabanga abandi, ariko ngubwire ngo humura. Amen. Batwigaho tudahari ndetse bakatugambanira tudahari, ariko Yesu we yenyine ngubwire ngo nindwari ku rugamba. Imana itugirire neza. Ngo bameze ngo ngimikaka. Amen. Ngo bameze ngimikaka kubera ko umuntu urata ugushoyeho urugamba n'abafite imbaraga. Uretse ko nyine Yesu abari uruhande rwawe, ndaho umuntu ufite igihe cyo kukugendaho. Azi ko kitaragusiga abazi ko icyo gitara kurosheho kirasiga kikugiriye nabi, kirasiga mbese kigukwe mu mwanya wawe, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo siko biri. Imana itugirire neza. Muri iki gitondo akugenda ni benji, ariko ngubwire ngo humura. Hari abifuza kutabaho, hari abazi kutazabaho, hari abazi kutazakomera, hari abazi kutazatunga iciza, hari abazi kutazashira imbuto ku rusyo, hari abazi ko nubwo uzasha kutazabyara, hari abazi yuko ahantu utazayikura, ariko ngubwire ngo humura. Hari Imana ije kukurenga no kugutabara, hari imbaraga zimira izindi. Amen. Ngo ndi kubwira abangurikiye ngo waba uri mu kigeragezo ihangane. Imana iri uruhande rwawe. Waba uri umubyeyi mbese wabuze ijambo ku musozi utuyo ihangane. Ibyo byose Imana irabizi kandi bagiri kubireba. Ngubwire ngo muri iki gitondo uyegere nayo irakwegera. Imana itugirire neza. Ijambo Imana ngize ku mutima niringiri, iri imitima yacu mu izina rya Yesu, ariko ngubwire ngo mwino minsi tunga kwizera, Imana iri kumwe nawe. Amen. Yego mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Turasoje, ariko reka uduhe nimero ku buryo uzagukenera azaguhamagara, gusa uzakubura nuko uri umudepite uzaba uri mu nama ntazakwibaze. Azihangana ariko azihangana. Yego. Tanga nimero. Nimero nani ya yindi ni 079 49 13 93 6. Yego, ngaho dusoreze n'isengesho. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Mana igira neza, Mana igira neza bugacabuka, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye umwanya mwiza ubanyemo natwe. Iki gitondo uratunejeje, natwe turanezerewe, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Amen. Ndagushimye ko uduhaye umunota mwiza tubanyemo nawe. Benji hari abahabwa umunota ko bakaguhabwa gubabereye mubi. Iyi saha izara bari kurababuza babo, hari abapfusha abandi bashinguwe, ariko twebwe waturinze, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Amen. Nzenge abanguye kuri kino kiganiro, bangura imwe wese nyiringa ab'Imana ugiraho umugerera, ufite ibibazo umurengere, abakobwa babuze Yesu Kristo, ako gabuze shinge na rugira icubaremera, ababyeyi babuze agaciro ku misozi nyiringa ab'Imana ugira icubaremera, abagabo nabo ninguko ugira icubaremera, kurangiza izina girusho guhabwa icubahiro. Kandi agushimye ko muri umwaka wabanye natwe, ndagushimye ko ducungiye umutekano, ibyo kutujana byari bihari byabonetse, ariko turagushimye ko utabyemeye, turagushimye ko wavuze ugasohoza, turagushimye ko tugejeje mu 2026. Oya muri twese ari benshi bazi ko batawugeramo, ariko utagushimye ko Imana yakoze igikomeye, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ndasenze ngo mu bwoko bwe muri no misi ubahembure papa, ubahembure utindane nabo cyane, ubarengera bere umurengezi. Hari ababuze uruhumekero, hari ababuze ubwinyagamburiro, hari abari kwabazwa mwisi hirya no hino. Ndasenze ngo dusukire kandi utubere Imana, buri mwese ugiraho umugerera, buri mwese umuremera igifatika. Nyiringa ab'Imana uravuze ngo uzakwiringira ndabwo azakogwa n'isoni. Ndasenze ngo muri kino gihe tugezemo uzakwiringira, uzamurinde gushungerwa, uzakwiringira papa, uzabane nawe, kwa ariko uri Imana itabesha, uri Imana ivuga ugasohoza, uri Imana itari bayari, uri Imana yihagije bwite. Tugufite ubuhamya n'ubushobozi yuko udasanga ugendere ku kabando, na ino saa turacari kuguhamya kubera yuko uri Imana iri hejuru ya byose. Ndagushimye ko arinze abashitsi mu rugendo,
wabanye nabo baje mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ariko ndagushimye ko barinze imbanuka warinze gusitara no kuvunika natwe muri no cumbi waturinze warinze ababyeyi bicaye aha hantu nyiringabo Imana twese aducungiye umutekano ndawararitsundi ariko ndagushimye ko waduhurije aha hantu izina ryawe nirishimwe ndasenze nzengiye n'igihugu cyacu ndabwo nacibagirwa kindi kwa nzenga abayobozi babyo kwa ngo bahereze ubwenge kandi bashiho n'uburinzi nyiringabo Imana ndasenze kwa ngo utanga umutekano mu gihugu cyacu utuzenguruka utubera Imana kubera yuko ushoboye byose kandi ndagushimye ko igitondo waturinze amakuba iyo gaza kuboneka ndago twateranye warinze imiryango urinda n'ibyacu iyo utaza kutondaga abashitsi abemeye kugera ahantu ndabwo babahageze kora ko bahabonetse igikuba ariko ndagushimye ko wagwanya urugamba izina rye nirihabwa icubahiro ndabwo nasango nibagirwe n'abagwayi hari abagwayi gore hirya no hino hari abagwayi imigongo barengere hari abagwayi mu mutima uhagere hari abagwayi ibirenge hari abagwayi umutwe abo bose barengere nyiringabo Imana urakoze ko mvije gutaka kwacu no kwinginga kandi urakoze nyiringabo Imana ko hari icukoze izina ryawe nirishimwe urakoze kabo bahetse ku mugongo kandi urakoze gusobanura ibidasobanutse kuri buri wese kandi urukumwe ngo arabuje gutabara muri guno mwaka harabuje gukura mu butayu hari abagubabariyemo hari abagurenganirijwemo hari abatwa agaciro ariko urakoze kuje guhindura amateka urimanije gusana ibidasobanutse kuri buri wese izina ryawe nirishimwe hari aburengeye hari abuhaye ijambo bararibuze hari ababyugiye guhereza urubyaro hari akubwiye guhereza ingo z'umugisha abose ndasenze urakoze ko mfite kwacu no kwinginga izina rye nirihabwa icubahiro urakoze hagati ho wininivu aho twica uri hagati yacu kandi urakoze ko muri bano bagabo hari umwe urinze imbanuka rije yihuse izina ryawe nirishimwe muri abyo dutanya urinze kubyimbinda izina rye nirihabwa icubahiro oh Yesu Kristo ninivo tutera sandi noneva urakoze kutabaye igihugu cyacu kandi urakoze urengeye mu Buraya ndetse urengeye u Rwanda urengeye mu mahanga urengeye Bugesera oh Yesu Kristo urakoze ugaburatagira ibyo kujya Bugesera nawe urahageze papa urahageze uratabaye abari kurira babuze ibyo bafata babuze ibyo baha abana babo ariko urakoze kutanze ibyo kujya izina ryawe nirishimwe hari abakobwa bagumiwe ugiye guhereza ingo z'umugisha hari ababuze urubyo ugiye guhereza urubyaro izina ryawe nirishimwe ngo komeza kubana natwe ahantu dushigikire amasa turamara ahantu ukomeze kubana natwe turinde kwihimbaza no kwishira hejuru urusho kutwambika imbaraga mwino minsi tugeze imigaragara ngiyanyuma oh Yesu Kristo kure utube hafi udushigikire mu rugendo urakoze rero urakoze kuri kumwe natwe urakoze ko kiri kumwe ndagura dusezerera ngo reka byose buko ushaka nzajya watambiye ku musaraba urakoze amen.